CONOPS ifite ingengabihe yayo na iminsi 90, hari n'indi minsi 30 yiyongeraho, ariko yo niyo gustabiliza, ariko iminsi y'ibikorwa yo ni iminsi 90. Ariko ntabwo ikizakorwa cya mbere na mbere ntabwo ari gukoresha ingufu za gisirikare. Ikizakorwa mbere ni ukubanza gushaka amakuru no gusensibiliza kugira ngo aba FDLR bifuza gutaha ku bushake bwabo mu mahoro bataha nk'uko abandi bagiye bataha, kuko aba FDLR n'imiryango yabo batashye benshi mu Rwanda. Hari icyiciro cya mbere kizaba icyo gukora iyo sensibilisation, hanyuma kubazaba batifuza gutaha, badashaka gutaha bagakomeza ibikorwa byabo bya gisirikare, icyo gihe niho hazakoreshwa ingufu za gisirikare. Kugeza ubu ngubwo bushake bwa politiki ntabwo turabona, twashyize umukono ku masezerano, ubwo bagizeho umukono, ariko ngira ngo mu gushyira mu bikorwa nibwo tuzabibona. Kandi twavuze muri iyi concept of operations yuko ingamba z'ubwirinzi nyine z'u Rwanda ni ingamba z'ubwirinzi, mu cyongereza defensive measures. Ntabwo ingamba z'ubwirinzi zakurwaho impamvu zatumwe zishyirwaho itarava, kandi iyo mpamvu ni FDLR irazwi, ntabwo ari ikintu gishya, ni ikintu kimaze imyaka 30 kizwi na bose, umuryango w'abibumbye, MONUSCO, amahanga yose, akarere bazi icyo kibazo cya FDLR barakizi, duhora tukibabwira. Rero ikigomba kuzakorwa ni ukuvanaho kurandura uyu mutwe wa FDLR, kandi ntabwo bizakorwa nk'uko rimwe na rimwe byagiye bigeragezwa gushuka amahanga, gukora operation two kubeshya abantu, kuko hari n'amakuru abahari yaho abo bantu baba bari n'ama unité ya FRDC baba barimo. Rero ahangaha niho ukuri kuzagaragarira cyane cyane ubushake bwa politiki bwa guverinoma ya Kongo. Ku byerekeye ingamba z'ubwirinzi n'ibyo navuze, ingamba z'ubwirinzi zijyanye na menace yatumye izo ngamba zijyaho. Bivuze rero ko tugomba kuzabona hari ikintu gikorwa kigaragara kidashobora gusubira inyuma kuri FDLR, kurandurwa kwa FDLR. Hanyuma rero bigatuma u Rwanda rukuraho izo ngamba z'ubwirinzi. Icyizere rero ntabwo icyizere kizaza mu gihe turimo dushyira mu bikorwa, tuzabibona. N'abatotezwa rero kubera uko baremwe, ni kuvuga abanyekongo b'abatutsi cyane cyane bahohoterwa, ibi byo ngira ngo bigomba kuzaganirwaho Doha, kuko niho umuzi w'ikibazo uzaganirwaho. Impamvu muzi y'iki kibazo naho ngaho igomba kuzakemurirwa kugira ngo habe na restoration of state authority muri Kongo hose. Donc ni ikibazo kiganirwaho, turizera ko impande zombi zizagishakira umuti muri ibi biganiro barimo bakora Doha.